hari abantu benshi bari kunyura hano bakikanga bavuga ati umuntu wa YB yavutse. Uyu mutipe rero asa nka YB, niyo mpamvu twifuje kugira ngo tumuganirize twumve ese bavindi imwe. Ngira ngo namwe muri kubibona ku mashusho, mani barasa banasutse utuntu tumwe. Ni ukuvuga ngo ubundi umusa bimeze gute? Fresh. Amahoro n'amahoro. Njye mbanje kugira ngo ni YB wazutse ko musa cyane na Buravan. Turasa nyine by'abantu. Mbese mupfana iki? Ntacyo mupfana. Wowe wakwita nde? Yitwa niyo mpano. Niyo mpano? Ntabwo byumvikana ukuntu abantu basa nk'intobo, babyita gusa nk'intobo. None iyo coiffe washyizeho kubera iki watekereje gusuka gutyo? Ni urukundo nkunda YB, ni ibintu byinshi mwigiraho, n'ikiriya cyaba ikintu kimwe mu byo namukunda. Kwisukisha gutyo? Wamenye YB ryari? Namenye YB za 2017. Kuva 2017? Mwigeze mwabayeho abashuti se byibuze mwigeze muhura akiriho muciringe byibuze akumenye? Shawabu nacyo kintu kimbabaza, kuvuga ko abantu musa mutarahuza mutarahura birambabaza, ariko uko biri kose umuhungu arahari, turamwumva, twumva ibintu byiza yakoze, byaracyaturimo. Bene se mani nk'ubu ngubu mwiyumvisha abantu bakubwira ngo usa nka Buravan, wowe byakira neza kubera ko nyimumenya naramukunze, ukora ibintu, wakoze ibintu byiza, umuntu warangagwa n'ibintu byiza. Urumva uwo muntu ntabwo utakwishimira kuba usa nkawe. Ibyo ari byo byose ni umunyamuziki, kandi nawe byanze bikunze wamukunze kubera indirimbo ze cyangwa kubera ko wamenye ko ari umuhanzi, ari icyamamare. Hari n'indirimbo ye byibuze waririmba akantu gato? Ubwo turi kuganira nuko abantu batari kubibona inyuma yacu no ku ruhande, abantu bose batangaye, bahagaze bari kureba ukuntu usa nka YB. Kuri uyu munsi uri kwiyumvute kuba waje muri iki gitaramo cyatwaje cyo kumurika album YB yasize? Ndishimiye kuko ni ibintu bigaragaza ko umuntu yakoze ibintu byiza kandi ko yabanye. Urabona abantu bose baje hano urukundo bakundaga umuntu, kandi nta muntu ukunda umuntu bivuze ngo yakoze ibintu byiza. Nabyishimiye nyine kuri iki gikorwa cyabaye. Hanyuma mu busanzwe ubuzima busanzwe wowe ukora iki? Ndi umu-artiste, ndi umuhanzi, nkora indirimbo. Ubu dutangire dutekereza ko YB yaba abonye umusimbura. Agashusho gashya kabisa, tuzajya tugira gutya tubatemo kuko ni umuntu dukunda twese. Ubusanzwe uri umuhanzi? Umaze gushyira hanze indirimbo 3. Banza ubyumvisha abantu kuri umuhanzi. Yitwa Umufana by Niyo Mpano. Yes, ongera basubiremo. Yitwa Umufana by Niyo Mpano. Abashaka kureba ibihangano byawe cyangwa kubyumva babisanga hehe? Yani kuri YouTube, ndiho IG, hose ni Niyo Mpano, amazina yose nkoresha. Niyo Mpano ni amazina y'ikinyarwanda. Kuki wowe utahisemo kuririmba gakondo nk'uko YB ariyo nzira yari arimo kwerekezamo? Uko biri kose nta mwana uvuga ngo yizire ingobyi, ariko buriya nabyo bizaba.
Ewana brother wakoze cyane, reka dukomeze twenjoyinga igitaramo twaje. Ubutumwa bukeya wagenera abari hano cyangwa abakunzi ba YB ndetse n'abakubonye umusame, hari abantu bari kuvuga ati YB yazutse. Ikintu nabwira abakunzi ba YB, dukomeze tumukunde, tumukurikirane, hari na EP igiye kuza nshyashya, tuzayisharinge tuyikunde, tumwereke urukundo n'ubundi kuko ararukwiye, akora ibintu byiza. Niyo kintu nababwira kabisa. Hanyuma wowe abantu bagomba kuba bagushaka cyangwa bashobora kugufana gukurikira indirimbo zawe bazisanga hehe? Ni kuri YouTube n'ubundi nk'uko nabivuze, ahantu hose nkoresha niyo mpano. Kuri social media zose ni niyo mpano. Urakoze cyane brother. Murakoze.